Ndagusuhuje nkwifuriza igitondo cyiza we mukunzi wacu tubana umunsi ku wundi kuri Nta Mikino Online TV, namwe mwese mugenda mumenyica no mukayiyoboka cyangwa mugakurikira ibiganiro byacu, ndagusuhuje nawe nkwifuriza ibihe byiza kandi komera cyane aho uri hose, yaba uri mu Rwanda cyangwa se mu turere dutandukanye tw'igihugu, mu karere k'ibiyaga bigari, muri Afurika hagati, Zambia, Malawi, Botswana, Afurika y'Epfo. Mwese ndabasuhuje mbifuriza ibihe byiza kandi mbifuriza kugubwa neza mu bihugu murimo. Abari ku mugabane w'Uburayi ndabasuhuje, mu mugabane wa Amerika zombi, umugabane wa Aziya, mwese ndabasuhuje ndabifuriza ibihe byiza no kugubwa neza. Ngarutse mu makuru ya Pi Network cyangwa se cryptocurrency nyirizina, dore ko uyu munsi isi yose hari ikintu kitezwe gusandara cyangwa se kitezwe kuvumbuka, kikaza kije guhungabanya ubukungu bw'isi, ari ryo faranga ryitezwe cyangwa rikurikiranweho, ari ryo rya Pi Network. Amakuru umunsi ku wundi, ibitangazamakuru cyangwa abashoramari n'abanyenganda bari kugenda bidekarara ku mugaragaro, bagaragaza neza ko uyu mushinga bawurimo. Nimba ari ubwa mbere tubanye, dukande subscribe, cyangwa se nimba usanzwe ubana natwe, kugira ngo urusheho kuzajya ubona ibiganiro byacu umunsi ku wundi, ukande subscribe, wemeze notification ku biganiro kuri all notification, liking, sharing, commenting, biradufasha cyane. Ngarutse muri aya makuru rero, nababwiye ngo ni amakuru bibaye ngombwa ko nza gutangaza bitewe n'ibyo tuba turi kugenda tureba by'ukuri biri kugenda bigaragara ku isi. Nuko Pi Network uyu munsi imbaraga iri gukomeza kubakirwa n'abashoramari cyangwa abanyenganda batandukanye, ari imbaraga zikomeye cyane. Uyu mushinga ugeze kure, birababaje nko hano iwacu mu karere k'ibiyaga bigari, cyangwa se ya mu Rwanda no mu Burundi, cyangwa se no Uganda na Tanzania na Congo na Kenya, usanga benshi bari gukomeza kuwukerensa, bafata Pi bakayegereranya hari n'ikintu kiri aho ngaho cyoroheje cyangwa se kidafite agaciro, aho uri gusanga rwose Pi iri kuguranwa ibintu ubona ko ari ibintu bidafatika cyangwa bidafashije, bitakiza nyiri ukubyakira kandi atanze ikintu cy'agaciro. Uyu munsi bibaye ngombwa ko ngaruka ku iyi nkuru. Mwagiye mubona kenshi na kenshi uburyo amasoko yagiye ashyigikira GCV mu ma event atandukanye, yaba P-Fest, yaba n'ibindi bihe byagiye bibaho, ariko bikaba ngombwa ko bagenda babwira abantu ngo bagerageze kubahiriza GCV, ariko nyirizina ugasanga uyu munsi hari abantu, ubwo GCV ni k'agaciro k'314,159 mu idolari, ugasanga hari abantu bagikerensa uyu mushinga bawufata uko bishakiye cyangwa se babinegirija, ugasanga rwose pe barimo barabifata nk'ibintu biri aho ngaho, bayigereranya n'ibindi bagiye babona bisanzwe bya bwa bukoyini bamayininga bukagurishwa mu madolari, mu idolari rimwe cyangwa se igice cy'idolari cyangwa se amadolari 2-3. Na n'uyu munsi hari abantu bakifata umushinga wa Pi Network bakawugereranya gutyo, ugasanga umuntu arafata Pi ze akagenda akazigurisha mu mafaranga, urugero mu manyarwanda 800 cyangwa 1000, akumva ko ubwo yagize umugisha, abonye amafaranga aryoshye. Amakuru rero bibaye ngombwa ko nza gutanga n'amakuru ari kugaragaza neza ko imbaraga za Pi na GCV seriyezuma zigeze ku rundi rwego kandi ari ibintu bifatika bikomeye. Ndashingira ku kintu cyabaye kiri gutangazwa ku bitangazamakuru bitandukanye mu Bushinwa, aho imodoka nziza nshyashya igezweho kabisa, isohotse mu ruganda, yaje kugurishwa kuri 0.2 bya Pi nyirizina. Ubwo ujenereza urumva ko rwose ni kuri GCV ukurikije agaciro kayo, uburyo igaragara n'uburyo isa, nuko ibyo ari byo byose ubaze 0.2 kuri GCV arayikwiriye iyo modoka. N'ibindi bicuruzwa byinshi biri kugenda bigaragara muri kiriya gihugu cy'Ubushinwa, hari amashops afunguye, hari yemwe amaduka atandukanye cyangwa se n'ibicuruzwa bitandukanye biri kugenda bigaragara ko biri gucuruzwa muri Pi Network, ariko noneho by'umwihariko bikaba akarusho ko uri mu gusanga ibicuruzwa nk'ibi bikomakomeye by'imodoka nshyashya zigezweho ziri kugurishwa kuri GCV, ugasanga imodoka irimo iragura 0.2 bya Pi, kandi bizwi neza ko Pi nyirizina tutarinjira mu gihe cya Open Network cyangwa se Open Mainnet Launch ngo Pi ishyirwe ku isoko, bigaragare ko iryo faranga koko rihawe agaciro ka officiel, ariko nyirizina igiciro kirazwi kuko muri systeme cyamaze kwemezwa n'abapioneer mu gihe cyakorerwagaho transaction zirenze miliyoni 5 bibazwe uburyo babaze kuri blockchain bashyigikira GCV. Ibyo rero bikaba ari data zagaragaye ko igiciro cy'ibihumbi 314 by'idolari n'ijana na 59
ari amafaranga yamaze kuba kwemezwa ku gaciro ka payi imwe. Nkomeje iyi nkuru ni uko mu yandi makuru ari kugenda agaragara cyangwa se yarushijeho kugiraho imbaraga, naho uyu muherwe Jack Ma nyiri CEO wa Alibaba cyangwa se nyiri Alibaba, uyu mugabo nuko nawe yamaze gutangaza ibintu bitandukanye kuri Pi Network, agaragaza neza ko Alibaba yiteguye gutangira rwose gukorana na Pi Network. Ni inkuru ishimije cyangwa se ni inkuru iri gutrendinga mu binyamakuru bitandukanye, bigaragara neza ko uyu mushinga umuntu wese uri kuwukerensa ari gufata payi ze uyu munsi akazigurana amafaranga y'intica ntikize, akazigurana ibyo kurya biri aho ngaho bitamumara inzara cyangwa se bitamuhindurira ubuzima gutyo kugira ngo arye ku manywa cyangwa arye nijoro. Navuga ngo ibintu ari kwikorera ubwe ntabizi, kwicuza kuzamubaho mu buryo bukomeye kandi azisanga mu mazi abira, kuko dukurikije ibintu Pi Network iri kubaka, buri muntu wese ashatse yagarida jaruzima payi ze, kuko iri ni ifaranga nk'uko byagiye bigaragara cyangwa nk'uko proje ziri kubakwa mu buryo ibintu biri kugenda bitangazwa, sisiteme ari ifaranga rigiye guhindurira sisiteme y'isi mu buryo bw'imikoreshereze y'amafaranga cyangwa se mu buryo bw'imari n'ubukire. Abari batunze amafaranga asanzwe bakisanga cyangwa se n'abakoreshaga cryptocurrency bose bakisanga bare gukenera Pi Network kugira ngo babashe ubuzima bubashe gukomeza bw'ibinyabuzima, yaba mu buryo bw'ikoranabuhanga cyangwa se mu buryo bw'ubukungu, yaba mu buryo bw'iterambere ubwo ari bwo bwose, yaba mu buryo ubw'inganda n'ubw'ibindi bikorwa byose, bose baraza gusanga serivisi zabo bari kuzigura muri payi, mu gihe sisiteme iraba yavuye muri ebu kabiri yagiye muri ebu gatatu, ari cyo gikorwa cyangwa se ari byo isi yose yiteguye kubona mu minsi iri imbere cyane, nk'uko turindiriye ko Open Network cyangwa se Open Mainnet nk'uko Dr Nicholas yabitangaje ko ari mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka 2025. Mukaba mubizi neza ko igihembwe kigira amezi 3, ariko yongeyeho ngo hafi cyane. Ubwo bishatse kuvuga ko atari mu mpera, ahubwo ishobora kuba mu ntangiriro cyangwa mo hagati, ariko ntibijye kure cyane. Ariyo mpamvu aba bagabo cyangwa se ibitangazamakuru bikomakomeye ku isi cyane cyane biri kutinda kuri Pi Network cyangwa se n'aya masoko n'aba banyenganda n'abashoramari bakomakomeye, urimo gusanga imbaraga bari kuzubakira kuri Pi Network kugira ngo bigwirizeho community, ku buryo igihe amasoko araba afunguye bari butanguranwe abakiriya, kuko baraba baramenyekanye ko nabo aba bagabo baraba bari kubariza uyu mushinga wa Pi Network. Mwibuke neza ko na CEO wa Amazon Jeff Bezos nawe yamaze kugaragaza ari dekarara ko yiteguye kwakira cyangwa se isoko rya Amazon rizaba riri gutredinga cyangwa se rizaba riri gucuruza mu gihe Open Network izaba itangiye, ari rimwe mu masoko azaba ari kwakira Pi Network kandi azaba ari gukwirakwiza ibicuruzwa nk'uko basanzwe babikora mu buryo bwa shipping. Amazon murabizi uburyo ikora, n'ubundi aho uri hose iyo uguze igicuruzwa kikugeraho, bitandukanye n'ariya masoko yandi agiye afite amabranche nk'uko byagiye bitangazwa ko aho uzaba uri mu gihugu, iryo soko rikaba ritahakorera ugakenera igicuruzwa bazakikohereza ariko ukishyura shipping ubwo mu gihugu cyawe mu buryo bwa dedouanement. Ariyo mpamvu uyu munsi wa none bimaze kugaragara neza ko aya masoko asanzwe akora nka za Amazon, ariyo mpamvu bo batiriwe bikaranga, kuko license barazujuje, badepoje ibyangombwa byabo muri core team, babasha kuhabwa uruhushya rwihutirwa rubemerera gukora, kuko bo bujuje ibyangombwa, bujuje ubuziranenge mu buryo bwo gukora online, kandi bikaba bizwi neza ko business bubatse cyangwa se technology bubatse ari tekinoloji nziza ihambaye ku buryo bashobora kugirana imikoranire myiza na Quantum cyangwa se Pi Network. Ibyo bikagaragara neza ko ari ibintu turi kugenda twinjiramo cyangwa ari ahantu heza turi kugenda tugana, by'umwihariko n'aya exchange nka za Binance, nka za Coinbase, nka za Trust Wallet no mantuza yandi yose nka za Okina na za Bitmax, nuko aya exchange asanzwe akora nayo atigeze ajya ku applyinga, kuko basanzwe bafite license bemera gukora online, ibyangombwa byabo bose barabitanze muri Quantum, bashyirwa ku rutonde rw'ama exchange cyangwa se rw'ibigo byemerewe gukora online bikorana na Pi Network. Ariyo mpamvu uyu munsi wa none umuntu ufite Pi Network akaba ari kuzinyanyagiraho muri available balance,
azigurana udufaranga tw'intica ntikize cyangwa se azishakamo ibyo kurya ngo yinezeze muri iyi minsi mikuru, nagira ngo nkubwire ngo uyu ari mu gihombo. Nimba turi kureba neza ngo mu Bushinwa imodoka nziza isohotse mu ruganda iri kugura kuri GCV 0.2 bya payi, ivatire nziza kabisa iri 0 kilometere iri kugura ako gaciro, ukibaza ngo njye ndimo ndafata payi zanjye nkajya gushakamo nimba ari payi imwe cyangwa nimba ari ebyiri, nkavuga ngo ndazitanze, cyangwa nimba ari payi 10 barampa ibihumbi 10 cyangwa 15 mu manyarwanda njye kuguramo akawunga cyangwa umuceri cyangwa ibirayi gusa. Ibi ni igihombo gikomeye ku mupayinieri uwo ari we wese uri muri umushinga cyangwa se wamenye projet ya Pi Network. By'umwihariko rero nanababwira nanakomeza kubasaba buri muntu wese agerageze kurinda payi ze muri iki gihe turimo twitegura kwinjira muri Open Network, kuko abakeneye payi ni benshi kuko bamaze kumenya amakuru, abakeneye kuzihaha ni benshi cyangwa se kuzibikaho, dore ko nabo ntaho bafite bajya kuzigurisha, ari ukuvuga ngo reka tudepe tuzabashe amasoko n'abafunguye tuzabe dufite stock ngari cyangwa se tuzabashe gukora business neza mu nyungu z'umurengera. Ariyo mpamvu buri muntu wese akwiye kwirinda akicunga, akabasha kureba kure, akamenya aho ibihe bigeze ntabashe gukomeza guhubuka. Ibi mbibabwira kenshi ariko si ukurondogora cyangwa gusubiramo amagambo, nuko nzi neza umunsi kundi ko nta mikino online TV tugira abadukurikira bashyashya, cyangwa se tukunguka n'abandi baba baracikanywe ibiganiro twatambukije mu minsi yatambutse bagakurikira ibiganiro biba bigezweho. Nkomeza ikiganiro rero nagira ngo nkubwire ngo wowe unkurikira, nimba waragira umugisha ukamenya cryptocurrency cyangwa se ukamayininga Pi Network, by'akarusho ukaba waba uzifite muri available balance, garde jaruzima seriyezuma. Ibi ndabibabwira ndi seriye kuko amakuru yagaragaye muri uyu mushinga, kandi amakuru ari kugenda agaragazwa mu bihugu bikomakomeye, urugero nko mu Bushinwa n'ahandi hari n'ahantu bacanye ku maso bazi agaciro k'ifaranga. Nimba bashobora gufata imodoka ya 0 kilometere ivuye mu ruganda, imodoka igezweho nziza, bakayigurisha kuri GCV 0.2 bya payi, ubwo muribaza ko aba bantu bafite ibyo gutera inyoni cyangwa ibyo kujugunya, kandi tuzi neza ko hariya hantu ari abantu bababaye bakiza bibagoye. Nagira ngo mbabwire ngo rero mwitwararike kandi mukomeze mwihangane. Nimba ari ubwa mbere tubanye dukande subscribe, urayikinga, sharing, commenting, biradufasha cyane, kandi ukomeze kubana natwe umunsi ku wundi. Mugire ibihe byiza, turabakunda.